Inkuru isoko y'igikomere murayigezwaho nanjye Uwayezu Regine. Iyi nkuru iravuga ku mwana w'umuhungu wavukiye mu muryango w'abakire, gusa papa wabo yagiraga amahane, mama wabo yari umuntu ugira amahoro kandi akunda gusenga. Uyu mwana w'umuhungu yaje guhura n'inzira y'umusaraba itamworoheye yo kurera barumuna be nyuma y'urupfu rwa mama we, kubera ko papa wabo yari umunywanzoga, ari umuntu utabitayeho habe na gato. Nyuma baje kumera nk'aho bakennye, umuryango wabo uza gukena, gusa nyine bitewe na papa wabo. Nyuma uyu muhungu yaje kumenya ko intandaro y'urupfu rwa mama we yatewe na papa we. Ibyinshi murabimenya mu nkuru irambuye. Dutangiranye ari umuryango wishimye. Mama Bonheur arimo araganiriza abana be, Bonheur ndetse n'abarumuna be. Bana banjye, mujye mwibuka ko njyewe na papa wanyu tubakunda cyane. Bonheur ati, ni ukuri mama, natwe turagukunda, kandi cyane cyane nawe nubwo papa adakunda kuba ahari, ariko nawe turamuzirikana. Mama wabo arababwira ati, nubwo se adakunda kuba ahari, ariko nawe mujye mwibuka ko ari ukubera akazi, si ukubera impamvu ze bwite, ahari aba ari kubazirikana. Bonheur abwira mama we ati, ese papa ko akunda akazi cyane akubonera umwanya? Mama wabo arababwira ati, njyewe ubu nta kazi mfite kandi papa wanyu niwe ugomba kutwitaho. Bonheur, mama, hoya nta kibazo, nta n'icyo twakuburanye, naho papa we nta kibazo tumufiteho pe, kuko iyo afite umwanya aza kutwitaho. Erega ni mwebwe tuvunikira abana banjye, nta wundi tubikorera usibye mwebwe. None se mama, wamfashije gukora umukoro ko mbona bwije? Nta kibazo, genda ubuzane tuwukore, dore na barumuna bawe bagiye gusinzira. Mama Bonheur yafashije Bonheur gukora umukoro we, barumuna we bo bari batangiye gusinzira, bagiye kuryama. Ari mu gitondo, Bonheur agiye kujya ku ishuri. Mama we aramubaza ati, se umaze kwitegura? Narangije mama, ubu ngubu twagenda. Gusa se ko mbona papa ataraza, ubu ninde uri budutware? Muhumure, Gasore arabatwara ku ishuri, uyu munsi papa wanyu ntabwo ahari. Bonheur yagiye ku ishuri na barumuna be, ari Gasore ubatwaye ku ishuri. Ubwo Gasore yari umukozi w'iwabo. Umunsi ukurikiye ari nimugoroba, bavuye ku ishuri nk'uko bisanzwe, mama wabo n'ubundi afasha Bonheur gukora umukoro, gusa icyo gihe Bonheur yigaga mu wa gatatu segonderi. Noneho nyuma yaho, ari nimugoroba bagiye kuryama, mama Bonheur aryamisha abana, gusa we ntiyigeze asinzira, yari ari mu cyumba asenga. Mu ma saa saba z'ijoro yumva umugabo arimo arakomanga, ajya kumufungurira. Ase koko mana yanjye, nagucumuyeho iki kugira ngo umpe umugabo nk'uyu koko? Papa Bonheur ati, niko se mada, urimo urivugisha ibiki? Mama Bonheur, mugabo mwiza, vuga make kuko nawe ndabona utariho. Papa Bonheur, ngo ntabwo ndiho? Ibyo uvuga wabisubiramo mada, jya ucunga amagambo ubwira umugabo wawe. Jyewe ndiho kandi nitahanye, kandi ndizana no kuryama, ntushaka ujye kuryama. Mama Bonheur, aha, ngaho reka nigire kuryama, ibyo nagombaga kugutegura byose nabiguteguriye, kandi mugire ijoro ryiza. Papa Bonheur, genda sha n'ubundi nicyuye, ndizana no kuryama. Umugore yagiye kuryama afite agahinda kenshi. Ari mu gitondo, abana bari gufata ifunguro rya mu gitondo. Bonheur ati, bonjour papa. Papa Bonheur, bonjour, ça va Bonheur? Ku ishuri biragenda? Papa Bonheur arabasuhuza bose. Bonheur ati, papa, ku ishuri biragenda nta kibazo. None se uyu munsi si wowe uri butujyane ku ishuri?
papa wabo arababwira ati ya mwamaze kwitegura tugende. Bonnie yes twarangije, gusa ndabona Beni na Berthe bakiri gufata ifunguro, reka mfate bag zabo zishyire mu modoka baraba bamaze kwitegura. Bonnie mama we love you, wiyiteho. Mama Bonnie I love you too son, wiyiteho kandi wite kuri barumuna wawe. Papa wabo yabajyanye ku ishuri, bagenda baganira byinshi kandi bishimye. Bageze ku ishuri Bonnie abwira papa we, papa wakoze kutujyana ku ishuri, ni ukuri twari tugukumbuye cyane. Papa Bonnie dear son, nzajya mbazana ku ishuri ariko nafite akazi kenshi gasigaye karantwaye, gusa yegeze ko muri iyi minsi nshobora kuba mfite akazi gakeya, nzajya mbazana uko mbishoboye. Bonnie ati byaba ari byiza papa, erega na mama bagukumbuye. Papa Bonnie ha nibyo se, erega ntabyo aba yambwiye, gusa nawe ndamuzirikana kandi ndamukunda cyane. Bonnie bye papa, akazi keza. Barazamutse bajya mu mashuri yabo, papa wabo nawe ajya ku kazi. Baratwereka Bonnie ari mu ishuri arimo arabaza tica ikibazo yari yabahaye nimugoroba cyari cyamunaniye. Bonnie tica kutadukosoreye umukoro kandi hari ikibazo cyatunaniye twese. Tica none se nikiye Bonnie? Bonnie icya gatanu nanakibajije mu rugo, mama nawe kiramunanira. Tica nta kibazo, reka tubikosorere ku kibaho n'abandi bose barebereho. Ubwo prof yamufashije gukosora ikibazo cyari cyamunaniye, n'abandi bagenda bavuga ibibazo byari byabananiye. Baratwereka Bonnie ari kuganira n'inshuti ya James bigana. James ase Bonnie ko mbona uri umwana wo mu bakire ukaba utitwara nk'umwana wo mu bakire, ni ukubera iki? Bonnie ase James niba iwacu ari abakire bivuze ngo ngomba kwitwara nk'abana bo mu bakire? Ese ubundi abana bo mu bakire bitwara bate? Njyewe uko ndi biramagije kandi mama yampaye uburere bwiza, ngomba kwiyitaho nk'uko mama yabimbwiye. James none se ubundi mama wawe ateye gute ku buryo wowe utitwara nk'abana bo mu bakire? Ubundi abana bo mu bakire mbona birata biyemera, gusa wowe siko uteye. Bonnie wowe ibyo uvuga ntabyo uzi, papa wanjye ntabwo akunda kuba mu rugo, gusa nkunda kuganira na mama cyane, kandi nkunda mama cyane kuko ariwe murana nawe, niwe n'uri ibibazo byanjye. Papa yanga ko mama ajya gusenga, gusa mbona rimwe na rimwe mama amucika akajya gusenga papa adahari. James ati ego ko none se kuki papa wanyu yanga ko mama wanyu ajya gusenga? Aho papa wanyu ntiyaba akora ibintu bibi bigatuma yanga ko amasengesho yamukoraho? Bonnie hoya hoya, papa akora muri kampani ikora imyenda, wimukekera ibyo bintu. James Bonnie wiyumva nabi, sicyo nashakaga kuvuga, ahubwo ntabwo wibaza impamvu papa wanyu yanga ko mama wanyu ajya gusenga? Bonnie maze iminsi mbyibazaho, gusa nabuze impamvu kuko papa akunda gutaha atinze. James sha ndumva iby'iwanyu bigoye, reka turekere ahangaha. Bonnie sha ibyo mu rugo ntabwo wabyishinga, ahubwo tubireke twiganire ubuzima bwacu busanzwe, ibyo mu rugo byo tubyihorere pe. James Bonnie izo story z'iwanyu ni ukuri zirekera aho ngaho. Bonnie yahise abwira James ngo nibajye kwisomera ibitabo muri library. Bagiye gusoma ibitabo muri library, gusa nyine urabona ko Bonnie hari ikibazo afite muri we, bitewe n'amagambo James yari amaze kumubwira, yari amuhinduye muri ako kanya. Baratwereka mu rugo kwa Bonnie, mama wabo arimo gusoma Bibiliya. Umukozi araza ati mabuja ntabwo muri buze ku meza cyangwa mwabyibagiwe? Mama Bonnie niko se gaso, ndaje ni ukuri byihorere ndaza kurya mu kanya.
Umukozi: ase mabuja, kubwiyiriza buri munsi Bibiliya ntizagutunga? Mama Bonheur ati: wa mwana w'ibyanjye jya ubyihorera, ujye ureba akazi kawe, naho njye nzajya ndya ninumva mbishaka. Umukozi: aha mabuja, uzi ko naganiriye nawe nkibagirwa ko ndi bujye kuzana abana? Mama Bonheur: gaso humura, papa wabo arabazana, wikirirwa rwose witera umwanya wawe ngo ugiye kubacyura, kuko papa wawe yambwiye ko ari bubazane. Umukozi: okay, ndumva ari byiza, ndumva none uyu munsi yanduhuye boss pe, ahubwo ndumva imodoka iri gusona, wabona ariyo reka njye kumukingurira. Gasore yagiye gufungura asanga ni boss utahanye abana. Umukozi: karibu boss, none se ko mutashye kare? Boss: erega nari nagiye kuzana abana gaso, ahubwo dore ngaba nibabanze bajye kwiyuhagira. Bonheur: papa, none se kusubiye ku kazi ntabwo wanza no kureba mama? Bonheur: ndi kwihuta, genda usuhuze mama wanyu, ndaza gutaha kare tuvugane. Bonheur ajya kureba mama we: mama, ko mbona urebera mu idirishya, ntabwo wari uzi ko ari papa utuzanye? Kuki utaje ngo umusuhuze? Mama Bonheur: sani, papa wawe yihutaga, niyo mpamvu ntaje kumusuhuza. Bonheur: none se mama, wiriwe hano ko mbona utariye? Mama wabo arababwira ati: dia, nabategereje ngo dusangire. Bonheur: mama, wiriwe utariye ngo uradutegereje cyangwa harawuvuye? Mama Bonheur arababwira ati: hoya, nariye imbuto, erega numvaga amazi, ntabwo nashakaga kurya. Bonheur: mama, imbuto zonyine koko? Wagiye urya, uzavuga ko papa yakwicishije inzara kandi ari wowe utarya? Mama Bonheur: humura, ndarya kandi sinari nshaka kurya uyu munsi. Bonheur: mama, cyangwa wiriwe mu masengesho, ko njya mbona iyo wakoze amasengesho ari bwo utarya? Mama Bonheur: dia, banza urye, nawe ubundi ibyanjye jya ubyihorera, mama aba yariye. Mama Bonheur yakomeje kuganira na Bonheur. Bonheur ati: ase mama, ko mbona utishimye, wabaye iki? Sani, umaze gukura, ntacyo ngomba kuguhisha. Bonheur ati: mama, mbwira ndakumva, kuko maze iminsi mbona wagira ngo hari ikibazo ufite. Mama Bonheur: Bonheur muhungu wanjye, dore umaze gukura kandi ugomba kumenya na barumuna bawe, ukamenya uko biriwe, ukamenya n'uko bitwaye ku ishuri. Bonheur: ase mama, ko numva uvugira mu migani, wambwiye icyo ushaka kumbwira? Bonheur: mama, mbwira nukuri ndakumva, ndabona wacecetse nta n'ikintu uri kumbwira. Mama Bonheur ati: Bonheur mwana wanjye, papa wanyu yarahindutse, gusa nyine sinzi uko nabikubwira, maze iminsi mbona ataha nijoro yasinze, kandi ni ibintu ntigeze mubonaho na rimwe. Bonheur: mama, ngo papa, hoya hoya, kuva ryari se kandi? Nari nzi ko papa ari umuntu mwiza, ntabwo nari nzi ko ari ukanguka asigaye ameze. Gusa icyo nzi nuko akubuza gusenga, ariko mpora nibaza impamvu akubuza gusenga, nayo yaranyobeye pe. Mama Bonheur ati: mwana wanjye, nyumva dore ejo n'ejo bundi napfukarira barumuna bawe. Bonheur: mama, ngo gupfa ibyo byo byihorere, kuko udusize ntaho waba udusize pe. Mama Bonheur: ngaho banza unyumve, ibya papa wawe byo bimaze kundenga pe, nuko mba nabuze naho nguhera kuko uri umwana. Bonheur: none se mama, papa ubundi ubona biterwa n'iki? Hari ikintu agusaba ukakimwima, cyangwa nuko yako udafite akazi? Mama Bonheur: mwana wanjye, reka ubutesi ufunguke mu mutwe, reba so twashakanye asenga, nyuma aza kuba umupagani, ashaka nuko nanjye mba umupagani, gusa njye naramunaniye kuko Imana ariyo itanga byose, njye naramuretse pe. Bonheur: mama,
nanjye nibaza impamvu papa yahindutse, gusa ngewe bikanyobera. Mama Bonheur: papa wawe ndamusengera buri munsi kugira ngo ndebe ko yahinduka, gusa byaranze. Bonheur ati: ase kuki abantu bose batajya bemera ko Imana ariyo itanga byose? Ntabwo abona ko ibi bintu byose yabigezeho kubera Imana? Mama Bonheur ati: none se ko papa wanyu yagezeyo, ubwo urumva Imana akiyibuka koko? Bonheur: buriya papa ntiyaba afite undi muntu ra? Mama Bonheur: hoya mwana wanjye, ntugakekere papa wawe ibyo bintu rwose, ahubwo wakibaza ikindi kintu cyatumye yanga Imana pe, ariko ibyo bintu ntukabitekerereze kuri papa wawe. Bonheur: mama humura, erega nanjye narindi kwikinira, ntabwo ibyo bintu mbitekereza kuri papa rwose. Mama Bonheur: bana banjye, dore papa wanyu agiye gutaha, mujye kuryama agasanga mukiri maso. Bonheur: none se mama, wowe ntabwo ujya kuryama? Mama Bonheur ati: hoya, nanjye ngiye kujya kuryama. Yabaherekeje kuryama, bamaze kuryama basubira mu cyumba gusa ntiyasinziriye. Bonheur nawe mu cyumba aho yari ari ntabwo yigeze abona agatotsi na gato. Yaricaye kugira ngo yumve koko ibyo mama we yamubwiye ari byo. Mu ma saa 5 yumva imodoka ya papa we irimo irasona, gusa yanga gusohoka kugira ngo atereke mama we ko akiri maso. Papa Bonheur yasinze: none se mada, ntabwo uyu munsi ndyara ko mbona nta biryo biri ku meza? Mama Bonheur: papa Bone, ntabwo ubona ko hateguye? Papa Bonheur ati: ntabyo mbona, mume vuba, mume ibiryo nirire. Yari yasinze cyane, gusa Mama Bonheur agahinda kamwishe, amukuramo inkweto amwarura n'ibiryo aramuhereza. Mama Bonheur: none se ko mbona ushaka no kunkubita wa mugabo we, aho ntufite ikibazo? Papa Bonheur: uzi ko wibagiye ko ndi umugabo wawe, cyangwa shaho hari undi mugabo wabonye? Dore ko maze iminsi ntaha nijoro. Mama Bonheur: none se usigaye urya n'ibikira, ko mbona n'ibiryo nkwarura udashaka no kubirya ahubwo uri kubimenaho? Papa Bonheur ati: niba se nariye inkoko mu kabari ukaba uri kungaburira imiceri, ubwo urumva aho hantu naharyara? Mama Bonheur: mumbabarire niba muba mwariye inkoko, ariko na hano ushatse nayigutekera. Erega ikibazo uba watashye utinze, ariko watashye kare nazajya amenya icyo wifuza nkakigutekera. Papa Bonheur: ngaho sigara urya ibyo biceri byawe, nawe njye kwiryamira, dore n'inkoko yanjye iracyandimo. Mama Bonheur: aha, ngaho jya kwiryamira mugabo mwiza. Mama Bonheur yasigaye muri salo ari kurira, gusa Bonheur byose yarabyumvaga. Yahise yumva agahinda ka mama we, gusa abura aho amuhera ngo ajye kumubuza. Aravuga ati: ninsohoka papa araza kubimenya, kandi ninsohoka mama ndabamuteje papa. Bonheur arabyihorera, asubira mu buriri ariryamira. Bwarakeye papa Bonheur asubira ku kazi nk'uko bisanzwe. Mama wabo yari ari mu rugo, hari mu munsi w'ikiruhuko. Bonheur nawe arabyuka ajya kureba mama we mu mirimo yari ari gukora mu rugo. Mama Bonheur: Bonheur, ko wabyutse kare kandi uyu munsi ari konje? Bonheur: mama, ntabwo nabyutse kare, ahubwo nanje kugufasha. Hoya mwana wanjye ajya kwiryamira. Mama Bonheur: ase ubundi Bone, ko mbona wababaye, aho ufite ikihe kibazo? Bonheur: mama, nakwishima gute kandi usigaye uhohoterwa na papa? Abivuga arira. Mama wabibonye ati: hoya mwana wanjye, papa wawe ntabwo ankubita, kandi we mukekere ibintu adakora. Bonheur: mama, humura turahari ku bwawe, ibyo byose papa gukorera tuba tubireba. Erega mama,
nimugoroba byose nabyumvaga, nuko nanze gusohoka ngo hatagira ikintu papa gutwara ndeba. Mama Bonheur: none se mwana wanjye, kuki waraye nijoro utaryamye kandi nari nakubujije? Mama Bonheur: ako mana yanjye, kuki ibi bintu byose biri kumbaho? Bonheur: mama humura, turahari kandi nta kintu uzaba. Mama Bonheur: reka kwizera gutyo kuko ntabwo uzi ikintu papa wawe yabaye, gusa icyiza ni uko twazamenye imva n'imvano y'ibi bintu bya papa wanyu. Bonheur: mama humura, nzarya ndyama kuko ari we wabimbwiye, ariko sinzajya nsinzira papa atarataha. Bonheur: none se mama kurize? Mama Bonheur: ndeka mwana wanjye, ndumva bindenze. Kubera iki munyitaho cyane kandi na papa wanyu yagakwiye kubona urukundo rwanyu koko? Bonheur: mama papa mwihorere, Imana izabimubaza mureke. Mama Bonheur: humura, ntacyo nzaba, kandi papa wanyu nawe muramusengera buri munsi. Bonheur ati: mama none se kuki utagikora akazi ubundi byagenze gute? Njye mba mbona wagira ngo ni papa wabishatse kukareka. Mama Bonheur: hoya, ntabwo ari papa wanyu, ni njyewe wabishatse kugira ngo mbiteho, gusa yabivugaga nk'aho atabyitayeho, ubona ko ari nko kugira ngo yiregure ku mwana. Ikigaragara cyo hari impamvu yavuye ku kazi, gusa Bonheur ntabwo yari azi iyo mpamvu. Ndabashimiye mwe mwakomeze kudukurikira, naho igice cyacu cya mbere cy'inkuru yacu kirangiriye, naho ubutaha mu gice cya kabiri.